ntago ari ngombwa kugira ngo umbwire icyifuzo ufite kubera ko ngiye no mu buzima busanzwe mu mibereho yanjye ntago ndabuhanura umuntu tuziranye ibyo ntago mbikunda ahubwo iyo umamagaye ukaza ufite umutima umenetse koko atari ukugira unyumve ngirirwa amahirwe nkamenya ibyawe nkamenya ko nyine nkamenya ikibazo cyawe kubera ko n'uyu munsi wa none hari abantu bajya bamamagara kandi atari uko naciye ku mbuga nkoranyambaga yego bakambwira ngo nimba sengeye twarahuriye ahantu runaka twarahuriye kuri Zandabirambiwe kuri Rubangi muri Bisate kuri Kanyarira i Rubavu ahantu henshi nyine bakamamagara n'ishora yisengeyeho Imana iguhumugisha izo nashobojwe yego bakamamagara ariko ntago ari ngombwa ngo umbwire ikibazo cyawe kuko nimba dukorera Imana igomba no kudukora ku maso ikagira amakuru iduha ubwo rero nimba ukenera kugira ngo umuntu amanza kubwire ko ari umukobwa yagumiwe yagize gute oya ntago uba ukirimo uba wataye umurongo. Turabasuje cyane amahoro y'Imana nabane namwe abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese Imana irabakunda reka tubabwire ngo harashari ibyinyo yuko giti cyatemwe cakongera kigashibuka badukurikirana kuri Mutuyimana official ngewe muri kumwe ni Mutuyimana Jacques Claude Imana bahereza umugisha rero reka tubararikira ibiganiro turi kumwe n'abakozi b'Imana benshi batandukanye kuririkirana ikiganiro ukirangize kandi je kukubwira ngo witinya kuko muri byose Imana ije gukora akazi mu rugo rwawe Imana bahereza umugisha mu izina rya Yesu reka mbabwire ngo rero nurangiza kuri kiganiro kikarangira subscribe irakenewe comment ndetse na share usharinga ibiganiro byacu kukireba cya kwakirangiza ni nk'ikomeye subscribe ntuyibagirwe n'ibindi byose Imana igushoboje no kudutera inkunga biremewe Imana bahereza umugisha. Murakoze amazina nishobora byose Pascaline nsengera murangirikani yego ndi umukobwa yego ibirenze Imana yaduhana umugisha amen amen ako karunga ibirenze Imana duhana umugisha ngakunda kubi yego urumangirikani utarangiritse amen uzi gusenga yego nzi gusenga uzi gusenga yego aho dusengera uganga Imana ibane natwe muri iki kiganiro mureke dusenga Imana twongeye kugushima Uwiteka Imana yacu tugushimiye ubuntu n'imbabazi watugiriye tugushimiye uburyo wabanye natwe no hagucubahiro waturinze nta kiguzi twaguhaye waturindiye mu magana menshi y'abanyabyaha ariko uremera ubana natwe no hagucubahiro ijambo ryawe ryarambwiye ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bavuga izina ryanjye icyo bazansaba nzakibaha uyu mwanya wa none ngusabye ituze n'amahoro uyu mwanya wa none ngusabye ibiganiro bifatika kandi Uwiteka Imana muri uyu mwanya nsengeye n'abaramva iki kiganiro kibahe inkomezi muri urugendo kandi kibarinde guhungabanwa no gusubizwa inyuma n'amasezerano kuko twizeye ko byose uzabikora twizeye kuri Imana yacu bwite kandi urabana natwe ntago tugutotesheje amagambo nk'ugutegeka ahubwo reka ibyiza n'iby'ukundi biduhana n'aberane mu izina rya Yesu amen. Pascal tuguhaye ikaze. Yego murakoze. Yego nibwo bwa mbere uje kwiba ibyuma uwegereze mikoro gutya mvuze ko aribwo bwa mbere ntago naba ndi kure y'ukuri ariko ikindi genje imbere y'ibyuma ndi gukora indirimbo. Yego yego ujya imbere y'ibyuma uri muri studio uri gukora indirimbo. Yego uri umuhanzi mfite groupe ngiye na groupe yanjye turabahanzi. Yego yego okay turaza kukigeraho kubaza impano ufite. Yego yego hari ikintu usenze uravuga ngo Mana ngurinde ngo abacumujwe n'amasezerano. Yego abasezerano yagaza gucumuza muri no minsi nicyo kintu kiri gucumuza abanyamasengesho cyane kikanabajyana kure kigatuma nyine basubira inyuma. Yego Pascal wambwiye ko urumangirikani wakijijwe ryari? Umwaka nshobora kuba ntari kuwibuka neza kuko natangiye kujya mu bintu byo gusenga mfite imyaka 7 mbona mwuka wera mfite imyaka 12. Turaganira karahava nuvuga ngo watangiye gusenga neza ufite imyaka 7 ubona umwuka wera ufite imyaka 12. Yego ubu ufite ingahe se niba atari ibanga? Mfite 20 zuzuye. 20 yuzuye? La byiza cyane. Ariko mikoroze kwizamura abantu bakumve neza hari abantu benshi baba bakeneye kukumenya. Ufite 20? Yego 20 zuzuye. Yo Imana ishimwe disi. Ufite indangamuntu? Indangamuntu ndayifite. Ntabwo wayibura ko dutangira kuyifata dufite 16. Yego Imana ishimwe ko yifite. Yego
yego impano se wibitseho ni izihe? Wavuze y'umwuka wera uko wamubonye ufite 12, ubwo umaze imyaka 8 ufite mwuka wera, wavuze yuko uri n'umuhanzi sibyo ra? Yego. Izindi nderekwa nkanarondora, ariko ako kamikoro abantu nderekwa nkanarondora kandi nkanasengera abantu. Yego. Urerekwa, ukarondora, ukaririmba, ugahanura, nkanasengera abantu. Yego. Okay. Ndumva ufite nyinshi pe, nukuri Imana ishimwe yaraguhaye. Yego. Umuntu aba yarabikoreye igihe kinini, yarabishakashatse, yarazamutse imisozi n'ibibaya kugira ngo akunde abibone nyine. Wabishatse utese? Nabishatse ne? Naga 12 kwari gwatangiye guhanura. Nyine wewe warabishatse gute? Ngiye muri icyo gihe nago ku myaka 7 nago nasengaga, ni kuvuga ngo hari ikintu gikomeye ndi gusengera. Ariko iyi Imana igiye gutoranya umuntu, igiye no kumuhamagara, ntago ireba uburanga cyangwa igihagararo, ahubwo yo ubwayo ireba icyo azavamo, akaba ari cyo cyonyine gituma imuhamagara. Yego. Nuvuga ngo byaje bigutunguye? Ntago byaje binunguye, ntago nigeze nsengera guhanura oya. Ahubwo ibindi nagiye mbisengera nyuma ndi kugenda nkura, mbona ibikenewe. Ni nk'ibiki wasengeye ujya ku misozi? Okay, njya gusengera ibintu ku musozi, mu buvumo. Ikintu cya mbere nasengeraga kugira ngo abantu bangirire icyizere, kandi n'ibyo manura bijye bisohora. Ako kantu umva Pascaline, ndi kugukunda, sinzi nanjye uri kunkunda. Nanjye ndi kugukunda. Dukundane rero. Uzuga ngo abantu baganire badakundanye, ukuntu ikiganiro cyabiha ntago cyaba ari cyiza. Uzi ikintu numvise ngukundiye, kuba warafashe umwanya ukajya gusenga, sibyo? Usaba ngo uzajye uhanura ibintu bizima, kandi nabo bibwiye binasohore, sibyo we? Ngewe nibyo bintu nkunda cyane, guhanurira umuntu akaza akambwira ngo icyo wamanuriye cyarasohoye. Nicyo kintu nkunda cyane, kubera ko dufite ibihamya by'ibyo twahanuye bikagenda bisohora. Ni nayo mpamvu na n'uyu munsi tukifitiye icyizere. Nose wama kwibyo bihamya Pascaline? Kuri ibyo bihamya niba ukirinda kuvuga izina ry'umuntu, sibyo? Icyambere nasengeye ni umuntu nasengeye yari afite ikibazo. Yego. Mu ishuri ntiyari afite ubwenge, nta nubwo yari n'umuhanga, kandi nyamaze yari ashaka kugera kure, akeneye no kuba umuntu ukomeye. Ndamusengera, Imana imubwira ko imuhaye amashuri meza, ikamuha n'akazi. Icyo gihe ibyo byose byarabaye, yiga mu kigo cyiza kandi atarafite amanota arenze, kandi yigira no kuri Minerval ababyeyi be badatanga. Ubu ngubu n'umwarimu. Rero ibyo ni ibihamya. Ikindi gihamya mfite, nasengeye umumama yari amaze imyaka 12 nta rubyaro. 12 atabyara? 12 nta rubyaro, kandi ari umumama. Ariko ubu ngubu nawe namukwereka, ubu arahetse, agize abana 2. Haleluya. Urumva ibyo ni ibihamya. Ikindi nasengeye umuntu atuye Musanze mu mujyi, nta nzu yari afite, kandi na kode y'umugabo we bari barayiborotse. Ubona nta cyizere cy'ejo hazaza afite. Ariko ubu ngubu ari mu nzu rwose y'amakaro, nawe ugezeyo ni umukozi w'Imana, ugezeyo yavuga ati rwose Pascaline yagize uruhare muri ibi ngibi. Yego. Urumva ibyo ni ibihamya. Yego. Ntawe wigeze usengera se cyangwa werekwa ibintu bye, wabimushyira akagupinga? Dore ko nose niba ubu ufite 20 atangiye guhanura ufite 12, byumvikana wari muto, yangiza atakakana ko kibyo kaje kumbwira kasaze kari mu biki, ariko nyuma byasohora kaza kubwira ati burya ni Imana igukoresha. Ibyo ngibyo muri urugendo ntago bibura, nibyo duhura nabyo kenshi. Noneho kenshi iyo ubikorera muri quartier y'iwanyu, iyo ubikorera iwanyu, byo rwose baragupinga kakahava. Ariko hari abo nagiye manurira bakavuga ati Pascaline uvuka muri umuryango umeze kuriya hariya kwa runaka, ni gute yahanura ibintu bigasohora? Ariko ejo akaza ari kumbwira ati bya bindi wamanuriye byarakunze. Ibyo nkarushaho gushima Imana. Ni nabyo byaneraga imbaraga zo kuja gusenga, mbwira Imana ngo nzamurira icyizere, ndetse n'ibyo manura bijye bisohora. Yego. Ariko ntabwo mbwiye wagupinze ariko nyuma akaza akavuga ati ndemeye nyamara. Umuntu wapinze yagira nyuma akaza akambwira ati rwose Mana ibyo wamanuriye nibyo. Ni umukobwa twasenganaga ku rusengero, yaragize imyaka 35, nta sheri,
nta muntu umubaza izina nyine nawe abona ibyo byararangiye. Ndamubwira ngo Imana igiye kugukoreshereza ubukwe. Mubwiye ngo Imana igiye kugukoreshereza ubukwe, aravuga ati se ibintu bizavahe. Ndetse ndamubwira ngo ukimara gukora ubukwe uzahita ufungurira n'abakobwa bo mu ikanisa yose. Yego. Icyo gihe arambwira ati rero ibyo narabihaze. Umva rwose nta nubwo nyikeneye kubyumva kuko nanjye ubwanjye mbona ikizere narakitakarije. Ariko hadaciye igihe kinini mbimubwiye, nibwo umusore yaje rwose, umusore mwiza buno ukiri mutoya anamusumbya n'imyaka. Uvuga ati rwose ndagukunda. Ubukwe bwaratashye rwose, bwari n'ubukwe bwiza bw'igitangaza. Kuva icyo gihe ku rusengero hahise hasezerana nk'abakobwa nka 6. Yego, ibyo rero araza arambwira ati rwose ubundi niwe wanjye na n'ubu ngubu arankunda. Yumvikana ijyanye n'ingira amahirwe urampanurira. Byanurira se. Imana nibishaka. Yego. Uvuze ibyo ngibyo ati rwose narabihaze. Shari igihe pe ubuhanuzi buza ari bwinshi buvuga ku kintu kigatinda gusohora. Nta undi muntu yabikubwira hagati n'ubundi binarabihaze n'ibisanzwe. Ntabwo wamurenganya pe. Ibyo ni ibisanzwe. Ati noneho weho ati nahanuriwe n'abantu barenze bana bano mu biterane byanze gusohora, noneho wewe umwana unkuriye mu maso. Urumva byavamo nabyizerane. Birumvikana. Ariko ubu ngubu rwose ni umumama ushima Imana. Yego. Iyo urebye se ubona ubuhanuzi bwawe akenshi iyo hanura abantu bikunda gusohora ryarashize nk'imyaka 10. Oya. Ye buhanuzi bwanjye ntago bujya butinda. Ibyo ni ibintu niyizeho. Iyo manuriye ikintu icyambere ngira imbaraga nyinshi, nshobora kutahita manura ikindi kubera ko cya kindi kitarasohora, ahubwo ngagira imbaraga nyinshi zo kugisengera, nkasenga mbwira Imana n'Imana kugira ngo abantu bagume bangirire ikizere. Nuko ugomba gusohoza biriya nahanuye, banza usohore biriya nahanuye, hanyuma ukishemo ibindi nimba ubyemeye. Ubwo rero kubwo gusenga Imana bituma isohoza cya kivuzo cyanjye, igasohoreza babandi nahanuriye. Kuko nanone uhanuye ariko ibyo uhanura nibisohore bikaguma muri nzabo gusa, ntago wavuga ngo uri umukozi w'Imana. Bivuze ngo niba ari cyo wampanuriye mu gihe kitarasora ntago wakonga kumpanurira ibindi. Akamba numva nubwo ntago hanurira no kubura uko ngira. Mba numva rwose ntabishaka. Gusa hari igihe bibaye ngombwa kubera ko umwuka wacu ntago twiyobora. Turayoborwa kandi turatumwa. Kandi iyo umwana atumwa agasuzugura urumva nyine ni kizira cyane, ntago wasuzugura. Ariko nyine iyo usenze kugira ngo cya kindi wasohanuye gisohore birushaho kuba byiza. Yego. Hano rero shamfite abantu. Yego. Inshuti zanjye no mpamvu mba nafashe urugendo rene nkaza kureba mwebwe abahanuzi. Mfite abantu dukunda abahanuzi kimwe, urumva bakunda guhamagara kugira ngo abantu babasengere. Nicyo cyiza cy'ikoranabuhanga. Ubu twicaye hano muri Burera, sibyo? Ariko ikiganiro kizarebwa n'abantu bari ku isi yose. Noneho waba wifuza kuba mwasengana akaguhamagara, uzaguhamagara azabe yitwaje iki? Ngewe ikintu wamamagara witwaje ni umutima umenetse, no guca bugufi muri wowe, no kumenya neza yuko icyo ushaka ugikeneye atari icyo baguhambiraho, ukamenya ko ushaka Imana yonyine iri mu ijuru, atari ngewe Pascaline ukeneye, ahubwo ushaka ubutabazi bw'Imana. Nicyo kintu mba nkeneye ku muntu. Yego. Kuza ukeneye ubutabazi bw'Imana, apana kuvuga ngo unyumve cyangwa wumve undi muntu, ahubwo ari ubutabazi bw'Imana ukeneye. Yego. Hari abantu banga ko wabahamagara ukababwira ibyifuzo byawe. Atahubwo nje Imana ihita ibimbwira ukimpamagara cyangwa se dusengana. Dore ko akenshi ariko nanjye iyo umuntu amanuriye tuziranye ndavuga n'ubundi nuko asanzwe abiziruga ntago ari Imana. Igize uti none uzaguhamagara azakubwira ibyifuzo afite cyangwa Imana izagukora ku maso? Oya, ngiye ntago ari ngombwa kugira ngo umbwire icyifuzo ufite, kubera ko ngiye no mu buzima busanzwe mu mibereho yanjye ntago ndabuhanura umuntu tuziranye. Ibyo ntago mbikunda. Ahubwo iyo umamagaye ukaza ufite umutima umenetse koko atari ukugira unyumve, ngirirwa amahirwe nkamenya ibyawe, nkamenya ko nyine nkamenya ikibazo cyawe, kubera ko n'uyu munsi wa none hari abantu bajya bamamagara kandi atari ko naciye ku
mbuga nkoranyambaga. Yego. Bakambwira ngo nimba sengeye twarahuriye ahantu runaka, twarahuriye kuri Zandabirambiwe, kuri Rubangi, muri Bisate, kuri Kanyarira, i Rubavu, ahantu henshi nyine bakamamagara. Nishora isengeyeho pe Imana iguhumugisha. Izo nashobojwe. Yego. Bakamamagara ariko ntago ari ngombwa ngo umbwire ikibazo cyawe. Kuko nimba dukorera Imana igomba no kudukora ku maso ukagira amakuru iduha. Ubwo rero nimba ukenera kugira ngo umuntu amanza kubwire ko ari umukobwa yagumiwe yagize gute, oya ntago ba ukirimo uba wataye umurongo. Okay. Yego. Watwemera so ugatanga nimero nkaha amahirwe abantu batajya barangiza ikiganiro kugira ngo tuyitangire hagati ugakesha tujya tuzitanga nyuma. Nimero yanjye ni 079 54 yego 948 0795 49 yego 99 yego 98 yego. Yego man iba kuri WhatsApp. Yego iba kuri WhatsApp. Yego. Sawa tugeze mu mwanya wo gukoresha impano twahawe. Sibyo? Yego. Tugiye guhera ku mpano yitwa kuririmba. Ugiye kuririmba karirimbo kamwe. Sibyo? Yego. None turangiza utugezeho n'ijambo ry'Imana. Ari cyo bitwaye? Ariko ndaririmba kagufiye nago biranga. Ririmbe kagufiye. Karibu. Yohana ari mwiyerekwa yabonye igitabo kinini cyane ararira Yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu. Ararira Yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu. Maze Yesu intare yo mu muryango wa Yuda abarahagurutse aragisingira, fata ikimenyetso harakibumbura, bivuze ngo ariyemeje kuza gucungura umuntu. Maze Yesu intare yo mu muryango wa Yuda abarahagurutse haragisingira, fata ibimenyetso harakibumbura, bivuze ngo ariyemeje kuza gucungura umuntu. Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wambitswe urubindo, Yesu mureba wateshejwe agaciro, nta cyaha afite nta kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Nta cyaha afite nta kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Amen. Imana ishimwe. Reka tugene mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Utubwirize. Murakoze. Ngiye muri no minsi hari ijambo riri kumfasha. Ndi gukunda no gukoresha cyane. Yego. Ndi kubwira abantu ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni umutungo utimukanwa. Umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ni umutungo wimukanwa. Yego. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni umutungo wimukanwa. Yego, hengize ngo ntabwo nzawimukana. Oya, sorry nari nibeshe. Ni umutungo wimukanwa. Kubera ko usanga ababyeyi bawe baguhaye umurima ariko ugasanga ntago wawambuka. Ugasanga ababyeyi bawe cyangwa n'igihugu kiguhaye indangamuntu ariko bikaba ngombwa ko ugeze ku mupaka bayigusaba bakagusaba pasiporo. Ariko umugambi w'Imana uba muri wowe. Ari nayo mpamvu abantu benshi uva mu gihugu kimwe ukajya mu kindi ukagoma ukagendana n'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo umugambi w'Imana ni umutungo wimukana. Ntabwo ari imyenda ngo nutwara myinshi zakuvuna. Yego. Nago ari amafaranga menshi ngo nutwara menshi gazakugora kuyatwara. Ni umutungo wimukanwa kuko uba muri wowe. Uba muri wowe. Kandi nta muntu numwe nta n'ikintu na kimwe gishobora guhindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nukuri. Nta na kimwe. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo
muharanire gukurikira umugambi w'Imana ku buzima bwanyu. Wowe uharanire gutumbira umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kubera ko Imana yacu yo ntago itugambiriraho ikibi, ahubwo Imana itugambiriraho icyiza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka 18. Fasha n'abantu gusoma iyo babishaka. Okay, wamfasha nta kibazo. Yego, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 18. Guhera ku murongo wa mbere. Umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Siho? Yego niho. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati: hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubahaga Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati: ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati: nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati: ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Naho nashakaga kugarukira. Amen. Iri jambo ry'Imana riramfasha cyane, rikagira aho rinkura rikagira naho rinshira. Niyo mpamvu ndi imbere ya kamera n'abazaba bari kumbona nabo turi kumwe, iri jambo ari ryo nifuje kwigisha. Ntagaruka ari ryo ryonyine nzi, ahubwo nuko ari ryo ryonyine ndi kumva muri no minsi byagakwiye gufasha abantu, abakristo n'abatari abakristo, ngo amucira umugani yuko baguye gusenga iteka nibarambirwa. Nukuri muri iyi minsi ikintu kigoye abakristo kikagora abantu nuko turambiwe, tuvuye mu byizerwa, tutagisenga ngo tumenye yuko turi gusenga, ahubwo dusigaye dusenga dusa nk'abari gukina. Dushaka ibintu biza vuba biza byirukanka, kandi ntago ariko Imana yacu ikora. Imana yacu igendera ku murongo. Usiga usenga rimwe ukumva urarambiwe, ukavuga ngo Imana yatinze kunsubiza, kandi nyamaze ntago Imana iba yaratinze kugusubiza, kuko hari igihe uba uruwa gatanu kandi hariho umuntu waje mbere yawe. Bishatse kuvuga iki? Izamanza itabare wa undi waje mbere yawe. Hari abantu baba bamaze imyaka myinshi basenga kandi basengera ikintu kimwe, ariko kubera ko isaha yayo bitaragera bakaba batarasubizwa. Ubwo rero nabwira buri muntu wese uri kunyumva agasenga iteka narambirwa. Uyu mupfakazi nyamaze we iyarambirwe, ntago uno muyobozi aba yaramufashije, cyangwa uno muntu wari ukwiye kumufasha ntago aba yaramufashije, ahubwo uno mupfakazi nuko yarananiwe kandi ababaye cyane, kuko icyo ushaka uragishaka kandi uratitiriza kugira ngo cya kintu ushaka ubone kukibona. Ni nako n'Imana yacu rero ugomba guhora iteka uyisenga, uyinginga, uyibwira ko ntago iba yabyibagiwe, ahubwo tugomba guhozaho. Tugomba kugira umuhozaho, kuko umurimo uhinze rimwe ukavuga ngo urarangiye, ntago ejo ugateramo imyaka niwongera guhinga ntago wakongera kwera. Kandi umwambaro wambaye ufuze rimwe ukavuga ngo ntago uzongera kuwufura, ntago wahita usaza vuba kandi ugasaza ari na mubi, ndetse ukagira icyunzwe gihumura nabi. Niyo mpamvu n'Imana yacu tugomba kuyihoraho, tugomba guhora dusenga twihana. Umurongo wanyu muratubwira ngo mbese ngo ko bimeze bityo, uyu muyobozi yafashije uno mupfakazi, ese Imana yacu yo yareka kuturengera, yareka kurengera intore zayo zitakira amanywa na nijoro? Se bisoboka bite? Waba wasenze wihanye icyaha wakivuye imizi, nta kintu wishisha, warangiza Imana ikareka kugusubiza gute? Iteka Imana yacu ihora yiteza ibiganza kandi yiteguye kutwakira, uretse ko yageze nyuma ikanatubaza ngo mbese ngo ubwo umwana w'umuntu azaza asasanga kwizera ko kiri muri twe. Ibintu muri no minsi biteye agahinda bikanababaza n'Imana, nuko abantu bari bahagaze aribo bavuye mu byizerwa, abagakwiye kuyobora abandi aribo bagoye bakava imbere y'Imana, aho ugasanga ababirimo n'abakiri batoya bari kubyiga batabisobanukiwe.
abakuru bagakwiye kubigisha ugasanga baraguye. Benshi baguwe n'amasezerano ngo Imana yaratubwiye ngo izaduha ibi, ntago yari yabikora. Imana yatubwiye ko izatugirira neza, ntago iratugirira neza. Ntago ari uko yatwibagiwe inshuti yanjye, ntago ari uko yatwibagiwe, ahubwo ni ukugira ngo tugume muri yo kandi amagambo yagume muri twe, kugira ngo n'umunsi izasange tukiri maso. Ntabwo Imana yaturemeye kubabara, nta nubwo yaturemeye gusavura, ahubwo nuko na Satani ari muri twe kandi ahora turwanya. Niyo mpamvu tugomba gusenga iteka ntiturambirwe, kuko nudasenga Imana Satani yazagushikira, kandi Satani nta muwigira. Satani iteka ihora yiteguye kutugirira nabi, ihora yiteguye kutubabaza. Niyo mpamvu tugomba gusenga iteka ntiturambirwe, kugira ngo Imana nayo ijye iduhora hafi. Kubera ko nasomye ijambo ryiza rirambwira ngo ese ngo umwana yasaba icyarya uri umubyeyi ukamuhibuye, ngo ese ko tuzi gutanga ibyiza ngo Imana yacu yo yatwemeke. Kubw'ibyo rero Imana yacu nta kintu na kimwe ishobora kutwima cyenze tutayisabye, ahubwo duharanire gusenga Imana, duharanire guca bugufi, twihane ibyaha byacu, twihanire ndetse kureka, kugira ngo Imana yacu nayo igize dusange, ibane natwe, tugirire neza. Ndabizi Imana yacu iradukunda cyane, kandi icyo tugambiriraho ni cyiza. Nuba amaso ugasenga Imana, naho waba uri hose ukajya ubwira Imana ngo Mana uri mushiti wanjye, nyemerera tujye tugendana, nta kizatuma Imana itagendana nawe, ntabwo izagutererana habe na gato. Nge rero ikintu nabwira buri mukristo wese n'utari waba umukristo, nuko ku Mana hari ibyiza gusa, nta mubabaro urimo, nta mubabaro urimo, nta shavu ririmo, nta gahinda karimo. Icyambere iyo Imana igiye kugutabara, ikintu cyambere guhiguha amahoro yo mu mutima. Naho intambara zaba nyinshi, ibibazo bikaba byinshi, bigeragezo bikaza ari byinshi, ariko amahoro yo mu mutima irayaguha. Kandi ufite amahoro yo mu mutima, nyamaze byose uba wabishoboye. Ugira kwihangana, urakomera, urasenga, kuko ufite amahoro yo mu mutima. Ariko ibyisi byo bizashirana nayo. Ibyisi ni umuyonga. Uyu munsi uraba ufite imodoka ishe, banki yitware, ejo ufite imirima itwarwe n'umuzi, wongere utangirire kuri zero. Ariko ibyo mu ijuru ntago bijya bishira, kandi ibyo Imana itugambiriraho ni byiza, kandi ntago izigere dutererana. Amen. Amen. Ukaba urasoje. Nicyo ngundi urubyiruko ubundi ni ugukozaho amagambo make, ibikorwa byinshi. Uzi kuganira n'abantu bakuze, abasaza cyangwa abakecuru, hari igihe dupfa mikoro, umwango reka dusoze, ati oya, ati ndacyafite ibindi byo kuvuga. Ariko urubyiruko amagambo make, ibikorwa byinshi. Yego, Imana iguha umugisha. Reka tugane ku musozo. Yego, gira ijambo bwira abakunzi ba Concorde TV show. Ijambo ngewe nababwira ngo usenga Imana ntiwite ku buhanuzi, yego, ahubwo wite ku Imana ikugambiriyeho. Ntiwite ku byo abantu baguhanurira cyangwa ibyo bakubwiye bitarasohora, ahubwo wite ku Imana ikugambiriyeho. Yego. Kubera ko ushaka kwiga, ushaka no kumenya ubu buzima, wagenda ugasura muri gereza, ugasura mu bitaro, aho hose ugasura mu mihanda, uzasanga abantu barimo kandi bababaye. Ariko wowe ubwawe kuba ugihumeka, ugifite umwuka wo guhumeka, ukivuga, ukireba bikemera, ukijyama ukabyuka, uba ugomba kwizera Imana ko ibyo yavuganye nawe uzabisohoza. Niyo mpamvu icyo nabwira abantu bari kunyumva, nuko bagomba kwizera Imana mu bishoboka n'ibidashoboka. Bakizera Imana kandi bakizera yuko izabagirira neza. Naho yatinda ntago izahera, izaza vuba kandi ntago izatinda. Amen. Amen. Reka dusoze n'isengesho nk'uko twanatangiye dusenga. Twongeye kugushima Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi watugiriye, tugushimiye uburyo wabanye natwe, waturinze, waturengeye, ntihabwe icubahiro. Mana, wabanye natwe, wavuganye natwe byinshi kuzatugirira neza, kandi ndabizi neza ko uzabisohoza. Nsengeye buri muntu wese urimo kunyumva kuri iki kiganiro, umugirire neza kandi uhaze kwifuza kwe, uhaze amarangamutima ye, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data, ndakwinginze murengezi mwiza, ubashigikire kandi ubarengere, ubahe icyo bakwifuzaho.
njye umwana w'umuntu ntacyo nakwishoboza nari kumwe nawe, ahubwo wowe nyiringabo ujye utwambika imbaraga kandi ujye udukomeza, ujye uturengera kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngaho bana natwe kandi utugirire neza, ukomeze kudushigikira, ushigikire buri umwe wese uri muri iki gihugu n'uri mu isi yose, ubarengere kandi ubumvire kuko uri data mwiza. Ni wewe wumva indimi zose z'abari mu isi, nge hari ururimi bavuga n'ingumve, ariko wowe kuko usobanukiwe buri kimwe cyose, ndabizi ko wavuga wese wamwumva. Kandi mbere na mbere ureba mu mitima ya twese, ukareba ibyo dukeneye n'ibyo twibwira. Ndabizi neza yuko utazigera udutererana kandi utazigera uduhana. Sawuli we yarasenze aravuga ngo Mana numibinde uzamanza umubwenge, nanjye niyo mpamvu nsenze ngo uduhe ubwenge n'ubushishozi nk'ubwa Salomo. Nyemerera rero data wa twese ubane natwe kandi udushigikire, wumve buri umwe wese uri muri iyi si, wumva agahinda afite, wumva umubabaro we, wumva icyo agushakaho, wumva icyifuzo cye kugira ngo izina ryawe rishimwe. Bose ndabasengeye kugira ngo bagirire neza, uri Imana yacu bwite kandi uri byose kuri twebwe, uzagushakana umwete ntago azakubura, singutotesheje amagambo nko gutegeka, ahubwo nyemerera ibyo ushaka n'ibyo ukunda, ubiduhana ubuntu n'abera mu izina rya Yesu, amen.